Tuguhaye ikaze kuri iyi YouTube channel yacu Smart Tech Academy. Ngiye kukwereka ibintu by'ingenzi cyane ushobora kumenya kuri WhatsApp byagufasha kwirinda umutekano, kuyikoresha neza no kuyibyaza umusaruro. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel rero kora subscribe, like, share na comment, nkwereke uburyo ushobora kwibyaza umusaruro. Icyo ukeneye ni telefone yawe gusa cyangwa computer ntacyo. Okay, ngiye kukwereka izo setting z'ingenzi kuri WhatsApp. Icyo usabwa ni ugukurikira ino video kuva itangiye kugeza irangiye. Twihuse rero uraza ufungure WhatsApp yawe nk'ibisanzwe. Okay, numara kuyifungura uraza hano handitse kuri setting tuno tudomo dutatu turi mu iguni tuno natunze udufresh tubiri. Uraza udukandeho gutya, numara kudukandaho uraza hano handitse ngo setting. Ahangaha natunze udufresh tubiri ni option ya nyuma, ubwo urakanda kuri setting. Ikintu cya mbere ngiye kukwereka ni ikijyanye na chat. Kuri chat icyo bita chat history cyangwa se chat wallpaper, kumwe umuntu ashyiraho ifoto igaragara kuri chat ziwe za WhatsApp. Ni ukuvuga ngo uraza kandi hano handitse ngo chat, kandaho gutya. Ni ukuvuga ngo hari icyo bita chat backup cyangwa se chat history. Archived chat nayo ndaza kuyibereka uburyo umuntu ashobora kubikora. Noneho ushobora gukora backup ya chat zawe, iyi option iri hano, cyangwa se ukareba icyo bita chat history. Nk'uko twabibonye unyura muri setting ukajya kuri chat, ukaza aha ngaha ukaba wabireba. Ni ukuvuga ngo kano kantu iyo gafunguye bivuze yuko ushobora kwakira izindi message ndetse ukaba wanakora na backup za message zawe zo kuri WhatsApp. Ikindi nicyo bita wallpaper. Wallpaper nayo ushobora kuyihindura ukanzeho hano, akandaho gutya, bagahita bakujyana kuri change, ariko jye kuko nashaka kuyihindura ndabyihorera. Noneho ikindi, ubwo tuvuye kuri chat, ikindi ushobora kureba nicyo bita language. Ushobora guhindura ururimi WhatsApp yawe irimo. Kuhindura uraza ugakanda hano kuri app language, wakandaho gutya bagakwereka indimi zose zitandukanye ushobora guhitamo. Waba ukoresha Igifaransa cyangwa ushaka gukoresha Igiswahili, Afrikaans cyangwa se izindi ndimi zitandukanye, ushobora hano kuza ukaba wahitamo ururimi rwawe ukoresha kuri WhatsApp. Ikindi nicyo bita invite contact. Hano ushobora kuba ufite contact z'abantu ariko zidafite WhatsApp. Hano rero ushobora kwinvitinga izo nimero cyangwa se abo bantu kuba bafungura WhatsApp bakoresheje izo nimero zabo ufite. Ikindi icyo bita business account cyangwa se WhatsApp account. Uraza ukandeho hano, numara gukandaho hano bahita bakwereka inzu zitandukanye. Ni ukuvuga ngo nkanjye urabona ko ufiteho business name nashyizeho Best Winner. Nawe ushobora kuba washyiraho irindi zina ushaka umuntu azajya abona kuri WhatsApp. Ikindi icyo bita education category ushobora kuyishyiraho kuri WhatsApp yawe, kongeraho address, business address, gushyiraho website, gushyiraho email, ugashyiraho na description ndetse ugashyiraho n'amasaha y'akazi cyangwa se ya business yawe. Ikindi ukagira icyo bita Facebook na Instagram account ushobora kuzadingaho kuri WhatsApp ukazihuza. Ikindi nicyo bita phone number, yo urita uyibona. Phone number yawe kuri WhatsApp yawe nayo ibiriho ni iyi ngiyi iri hano kugira ngo mwayibonye.
Iki ni icyo bita about phone number cyangwa se irindi jambo ushobora ku muntu azajya abona kuri WhatsApp yawe, nimba afite nimero ya WhatsApp iryo jambo akaribonaho, abenshi batarishyizeho haba handitseho ngo hey I am using WhatsApp, ariko wowe ushobora gushyiraho irindi jambo runaka, uraza ugakandaho hano kuri about phone, noneho ukaza ukaba wakeditinga. Umuntu ashobora kuvuga ngo can't track WhatsApp only, igihe niryo ririho, ushobora gukanda hano ku kantu k'agakaramu ukaba warihindura ahangaha, wenda reka dukandeho hano, ushobora kuza nkabisiba nkashyiraho irindi jambo wenda runaka, wenda reka ngishyireho ngo wenda reka gishyireho rino, warangiza ugakanda hano kuri done cyangwa se save, kandaho gutya. Hano urabona ko ritari rigira gute ryisevinga, urabona ko havuyeho rya jambo hagahita hajyaho iri ngiri rimaze kwandika. Okay, ushobora na hano ukaza ugayishyiramo iyindi, washyiramo available, busy cyangwa se irindi ushaka wowe ubwawe. Okay, turasubira inyuma, urabona ko na rya jambo ryahise rimara kujyamo. Ubwo ni buno bundi buryo nagira ngo nkwereke. Okay, ikindi asubira inyuma, hari icyo bita disappearing message cyangwa se block contact, naho dukandaho ukaza ugahita ureba abantu bashobora kukubona igihe uri online. Hari ukuntu utaba ushaka kumenya ko nimba umuntu yamenye ko umuntu amenya igihe waziye kuri online n'igihe wahaviriye. Icyo ngicyo nicyo bita last seen and online. Ibyo ngibyo rero ushobora kubikora, urabona ko jyewe hariho everyone, buri muntu wese nyine ashobora kubona igihe naviriye kuri WhatsApp. Profile photo naho everyone, buri muntu wese ashobora kubibona, ndetse n'icyo bita status, my contacts, abantu bafite contact zanjye bonyine nibo bashobora kujya gute kubibona. Okay, noneho ushaka ko buri muntu atazajya abona igihe waviriye kuri WhatsApp, ushobora kuza ugakanda hano kuri last seen and online. Urabona ko igihe hari muri everyone, niba ushaka ko ari contact zawe zajya zibibona ugakandaho my contact except, ahangaha niho handi ugiye kuba excludinga umuntu runaka kugira ngo atazajya abibona. Ari umuntu umwe cyangwa se babiri ushaka guhitamo, cyangwa se banarenga, bamwe bakazajya babibona abandi wa excludinze ntibakabibone. Ikindi profile photo naho ushobora gusettinga abantu bazaba bayibona. Noneho my status namaze kubibabwira ko ari contact zanjye jyewe n'abantu bafite nimero zanjye babona status zanjye. Ikindi nanone ushobora kwibaza ngo ni gute ushobora guhisha chat zo kuri WhatsApp. Iyi nayo ni iyindi setting y'ingenzi cyane, kuko hari ukuntu usanga ufitanye amabanga n'abandi bantu kuri WhatsApp ukaba udashaka ko abantu babimenya. Icyo tugiye gukora rero, uraza wenda tuvuge urugero, nimba ari ino chat ngiye guhisha, iyi ngiyi, uraza ukayikandaho ukagumizaho urutoki, ugahita hazaho kano kantu k'akavi kugira ngo mwakabonye, aka ngaka kamara kuzaho ugahita ukanda hano hejuru kuri tuno tudomo dutatu, ugakandaho gutya, bagahita bakuzanira ngo lock chat. Dore ni iyi option iri hano hepfo. Ubwo chat ngiye kuyihisha, ndaza nkakandaho kuri lock chat, bahita bavuga ngo keep this chat locked and hidden. Ugiye kuyilokinga cyangwa se kuyihisha kugira ngo umuntu wese aje kuri WhatsApp yawe atazajya ayibona. Urakanda kuri continue, bagusaba gushyiramo password kugira ngo bamenye ko ari wowe nyiri telefoni ugiye kugira gute kubikora. Warangiza urabona ko ya chat yahise igira gute, yahise igenda. Ni gutya bikorwa. Hano hantu hahita haza akantu ka option cyangwa se igice cyanditseho ngo locked chat. Ubwo ni chat uba wahishe. Maze kubona ko umaze guhisha chat imwe. Iyo ugiye kuzijyaho nanone bagusaba password kugira ngo bamenye ko
ari wowe koko, wamara kuyishyiramo uhita ugera kuri za cati zawe, urabona ko ari cati imwe nari nahishe irimo, warangiza none ushaka kuyikuramo kuyishyira ahagaragara, ukandaho nanone ukagumizaho urutoki, nanone ukongera ugakanda hano hejuru ku tudomo dutatu, wamara gukandaho ukaza hano handitse ngo unlock chat, iyo chat iri locked wongeye gukora bino bakubwira ngo unlock chat, uraza ukayikanda none ugashyiramo password kugira ngo umenye ko ari wowe ugiye kuyishyira ahagaragara, ugakandaho gutya ugashyiramo password yawe, bahita bakubwira ngo no locked chat, ni ukuvuga ngo nta yindi chat isigaye iri locked, iyo ari nyinshi ukanilokinga imwe izindi zisigara ziri locked nta kibazo. Ni gutya rero babikora, twabonye muri ino video, wakoze cyane.